Guys, reba telefone yanjye, iyo urebye witegereje ahangaha, iyo witegereje aha hasi urabona ni amatushe yo gukupira ahari nayo, ya matushe bakupiraho telefone urabona ko ntayahari. Nawe wari wagura telefone bikakubaho cyangwa muri izi bari gutanga, hari igihe baguha telefone ugasanga nta matushe yo gukupiraho ahari. Reka nkwereke uburyo ubikemuramo. Uzaza ufungure application ya setting ngiyi, reka nyifungure. Uzayifungura, ukimara kuyifungura uzaza aha hejuru, uzaza scrolling gake ureba ahanditse system navigation, urahabona ngaha. Nta kindi uzakora rero, wowe utahabonye uraza ugakanda hano muri search ukandikamo navigation byonyine. Ukaza ukandikamo, urabona ko navigation ukimara kubyandikamo byo bihita byizana ngibi hano navigation, ukimara kwandikamo byo bihita byizana. Rero nta kindi, utabibonye no ku buryo wabibonamo, uraza ugahita uhakanda, wamara kuhakanda urabona ahanditse gutya 3 button navigation, 2 button navigation, hose urahabona. Ikintu uzakora rero we kugira ngo ushyiremo aya mabuto yo gukupiraho, aya matushe yo gukupiraho yo gusubira inyuma, urabona ko ngewe iyo witegereje ahangaha nabikweretse, urabona ko ntayahari, nta matushe yo gukupiraho ahari. Ngewe icyo ndi gushaka rero ni ukuyashyiramo, nta kindi nzakora rero. Uzaza niba ushaka ko hajyaho, urabona wemeje ahangaha, aha habiri, reka tuhemeze turebe. Uhemeje hahita haza amatushe abiri, urayabona amatushe abiri aje, urayabona ngaya hano. Kandi nanone ukanze ahangaha kuri 3 button, ahangaha kuri 3 button, reka tuhakande turebe ikiraba. Tayari ukihakanda urabona ko ho hahise haza amatushe atatu ngaya, ngiri rimwe, ngiri n'irindi, ngiri n'irindi. Ndagira ngo wowe urayabona. Se wowe muri telefone yawe byajemo? Bitewe n'uko ushaka guhitamo rero, ngewe nahisemo atatu, nawe bitewe n'uburyo ushaka gushyiraho nubona ubonye akari ahangaha katahakwiriye, kakaba kari bujyaha, icyo uhita ukora uraza ugahita ufungura aka kantu kari ahangaha, uhita uza ugafungura aka kantu ka reverse navigation button. Iyo ugafunguye uba uhinduranyije amatushe. Niba ubibonye hari ukuntu bihise bihinduka, dore akangaka kari aha niko kari kari aha. Niba aka kantu kakunyuze, gasharinga ku bandi nk'aba gakeneye, umbwire muri comment ikindi nagufasha cyangwa se cyaba n'inyunganizi.